Amahoro y'Imana abane namwe muri video y'uyu munsi. Icyo kibazo cy'umuvandimwe yatubwiye ngo mwatubwira noneho umuti wa kyste ovarienne cyangwa se ovary cyst. Ku bantu batayizi ni akantu kaba kameze nk'akarimo amazi kayavoma mu ntangangore cyangwa n'ibindi bisa nayo. Rero iyo kaje aba ari uburwayi, ariko batubwira yuko aka kantu ndabashyiraho ifoto mubashe kukabona neza. Iyo kaje ubwako gashobora no kwikiza mu gihe runaka, ariko se igihe katakize wakivura gute? Mbibutsa ko iyi miti yo kwa muganga uyikoresha wabanjije kujya kwa muganga ukisuzuma ukamakinga sure ko ibyo uri kwivura n'ubundi ari iyo ndwara. Ntabwo ari ukumva ngo urababaye ahantu runaka bitewe n'ibimenyetso tugiye kureba hanyuma ngo uhite wivura. Oya, banza ujye kwa muganga uce muri ecography ubanze umakinge sure koko ko icyo kibazo aricyo ufite. Ni ukuvuga ngo kyste ovarienne cyangwa se ovary cyst ni agafuka kaba karimo amazi cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose gashobora gukurura mu ntangangore ariyo ovary. Kenshi ntikaba ari kanseri kandi gashobora no kwikiza ubwako. Iyo niyo tugiye kuganiraho, iyo ngingo yacu y'uyu munsi tugiye kuganira muri iki kibazo, tugishakira ibisubizo. Nkwibutsa gukora subscribe, comment, like na share kuko ari ingenzi cyane. Ni kuri channel y'umuryango Shusho TV, you are most welcome. Rero zimwe mu mpamvu zishobora gutera kyste ovarienne nk'uko umuvandimwe yazitubajije ngo tuzimusobanurire cyangwa tuzimusubize. Impamvu ya mbere rero nshuti yanjye, nkwibutsa gukora subscribe ariko kugira dukomeze kugendana, ishobora gutera ovary cyst cyangwa se kyste ovarienne ni imihindagurikire y'imisemburo, amahormone atameze neza ahora ahindagurika ashobora gutera iki kibazo. Iyi foto ndaza kuyibashyiriraho tubiganire muri kuyireba. Hanyuma icya kabiri ni ukurekurwa kw'igi, ovulation kutagenda neza. Iyo ovulation yawe itagenda neza bishobora gutera iki kibazo. Ikindi cya gatatu cyangwa se indi mpamvu ya gatatu ishobora gutera iki kibazo mu buzima bwawe, ishobora kugutera uburwayi bwa kyste ovarienne, ni indwara ya endometriosis. Indi ndwara nanone ishobora kuyitera ni indwara ya polycystic ovary syndrome PCOS. Rimwe na rimwe nyuma yo gutwita cyangwa kubera izindi ndwara z'intangangore bishobora kuba impamvu yo kugira kyste ovarienne. Ni ukuvuga ngo bishobora kuba impamvu yo kurwara iyi ndwara. Nkwibutsa gukora subscribe, comment, like na share ni ingenzi cyane kugira ngo tuganire ku biganiro byacu by'ubuzima. Izi ni zimwe mu mpamvu: imihindagurikire y'imisemburo, kurekurwa kw'igi kwa ovulation aribyo ovulation bitagenda neza, indwara yitwa endometriosis ndetse na PCOS nayo ishobora kuba impamvu, ndetse na nyuma yo gutwita ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Izo ni zimwe mu mpamvu nke zagaragajwe. Noneho bimwe mu bimenyetso ubu tugiye kwisuzuma, njye nawe turi kumva iki kiganiro tugiye kwisuzuma tumenye niba natwe twaba turwaye ovary cyst cyangwa se kyste ovarienne. Ndavuga abagore ndetse n'abadamu n'abakobwa muri rusange, igitsina gore. Ikimenyetso cya mbere rero dusanga hano ni ukubabara mu nda yo hasi, cyane cyane ku ruhande rumwe, ukabara mu nda yo hasi mu kiziba cy'inda, ariko by'umwihariko ku ruhande rumwe, rukaba urw'iburyo cyangwa se urw'ibumoso, ariko ntubabare mu nda hose, mu kiziba cy'inda ariko uruhande rumwe. Kubyimba cyangwa kumva inda iremereye, ukumva inda iremereye cyane. Ikindi kimenyetso gishobora kukugaragariza yuko urwaye kyste ovarienne ni ukubabara mu gihe cy'imihango cyangwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ukagira ububabare budasanzwe utari usanzwe ugira, ukumva nyine biri too much. Ikindi gishobora kuba ikimenyetso ni uguhindagurika kw'imihango, gukererwa, kuza menshi cyane, amaraso y'imihango akaza ari menshi cyane cyangwa akaza ari make. Yani usanzwe ugira imihango yawe imeze neza, n'iyo ihindutse ntabwo ihindagurika cyane, ariko iyo urwaye kyste ovarienne hari igihe biba too much nawe ukikanga, ugasanga imihango yawe yaje ari myinshi cyane igakabya, cyangwa ugasanga yaje ari utudomo bikifatanya n'iki kimenyetso cy'uko uri kuribwa uruhande rumwe mu gice cyo hasi cy'inda. Bishobora kuba ibimenyetso, ariko igitangaje iyi kyste ovarienne hari n'abo itagaragariza ibimenyetso akaba ayirwaye muri we
ariko atazi ko ayirwaye, nta kimenyetso, nta buribwe, ibintu byose bigenda neza kandi nyamara ihari. Ariko nkwibutsa ko ntugire ubwoba kuko batubwiye yuko ishobora no kwikiza yo ubwayo mu minsi mike, ariko hari n'igihe idakira ahubwo igakura igahora iba nini kurushaho. Ni ryari rero mbere yo kubabwira umuti w'ibyatsi, umuti abahanga bagaragaje mu biri natirere, mu byatsi karemano, muri ibi byatsi, muri iyi miti y'ibyatsi twivurisha nyine, bagaragaje, ariko mbere yabyo wakora iki mbere yo kuvuga ngo ubwo nyirwaye numvishe aribyo reka mpite ngira? Banza ubikonfirime, banza ukonfirime koko ko ariyo urwaye, utabyitiranya n'ibindi ugasanga uri kwiyahuza imiti utazi ibyo urwaye, sibyo? Igihe ugomba kwihutira kujya kwa muganga rero ukeka ko urwaye kyste ovarienne ni ryari? Ni igihe uburibwe bukomeye kandi butunguranye mu nda yo hasi. Niwumva uri kuribwa cyane mu nda yo hasi, by'umwihariko oya winyabika, mbabarira, by'umwihariko mu nda yo hasi, kandi igice kimwe uri kukumva uraribwa cyane cyane, pay attention. Ikindi gice cya kabiri, kugwa isari, aribyo twagereranya no gucika intege no kugira isereri kenshi cyane, bishobora kuba zimwe mu mpamvu zishobora gutuma ujya kwa muganga. Umuriro cyangwa kuruka bikaba biri kumwe n'uburibwe bukabije kandi bwo mu nda yo hasi. Ikintu rero kizagukonfirimira neza ko urwaye kyste ovarienne ni uko uzajya kwa muganga bakagukorera ultrasound cyangwa se ecography, bagakonfirima ko urwaye kyste ovarienne. Ntabwo ari ukwicara ngo mu nda ko handiye ngo ubwo nibyo, ngo ubwo ndayirwaye, oya, banza ujye kwa muganga ukonfirime. Ese bimwe mu bimenyetso twavuze hari icyo ushobora kuba wabonyemo ukabona nicyo? Usanzwe ubabara se? Imihango yawe irahindagurika? Bimwe mu bintu twagiye tubona bishobora gutera iki kibazo cyangwa uburwayi ni imisemburo, ihindagurika n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo rero tugana ku musozo w'iyi video, nkubwire umuti muri iki gitabo dusomamo imiti, nkubwire umuti urimo uvura iyi kyste ovarienne n'uburyo ki wawukoresha. Ariko ni ibyanditswe mu gitabo, bikoresha wivura, ariko ukamakinga shuwa ko ariyo koko urwaye. Mu gitabo handitse gute rero? Haratubwira ngo imirerantanga ifite ibibyimba byuzuyemo ibizi cyangwa amazi, sibyo kyste d'ovaire cyangwa se kyste ovarienne, biba bimeze nka kanseri mu mura, ariko si kanseri, bimeze nkayo ariko si yo. Ni ukuvuga ngo ukuntu wivura rero y'indwara ariyo twatuvuga ngo kyste ovarienne cyangwa se ovary kyste, ni ugufata umukamato w'amababi mashya y'umunkamba, icyatsi cyitwa umunkamba, ndabashyiraho ifoto nzajya mbabwira icyatsi. Ibi bintu bisaba gushirika ubute, nshobora kukikubwira ugategereza ko nzakigushakira. Njye ntabwo ndi umuganga usoroma ibyatsi ngo ndabiguha, ndi umujyanama ureba ibyanditse nkaza nkakugira inama, hanyuma wasanga mu buzima busanzwe ubizi, wasanga biri hafi, waba urwaye urembye ushaka kwivura ugahaguruka, ntucare ngo ushyire akaguru ku kandi upfapfane, oya, gupfa tuzapfa nibyo, ariko nta mpamvu yo gupfa twiyishe. Burya kuba uzi ko urwaye ntiwivure uba uri kwica, uba wiyanze, uba uri umwanzi wawe wowe ubwawe. Muri iki gitabo rero baratubwira ngo ufata umukamato w'amababi mashya y'umunkamba, hanyuma uwo mukamato wayo uwubize, uwuteke, uwunywe amanywa yose, hanyuma haratubwira ngo nimugoroba wohereze mu gitsina ikirahure cy'uwo muti uhoze iminsi 7. Hariho pay attention. Mu bijyanye na scientific, ibintu ujya kohereza muri sex ni ibintu biba byakorewe pay attention. Niyo mpamvu uyu muti utapfa kuwukoresha ngo uhite uvuga ngo ngiye kuwufata ngo mite. Kera hari ukuntu binaga kwina umwana, kamwina mu kibuno bagashyiramo umuti, utuzi tw'akazuyaze, kwituma byanze akituma, ariko ahangaha icyo bashatse kuvuga ni nko kuwinama ariko ukawushyira mu myanya yawe y'ibanga, wowe mudamu cyangwa wowe mukobwa, mu gihe cy'iminsi 7. Bivuze ngo uyu muti rero ntabwo wawukoresha utarwaye, ntabwo wawukoresha utarwaye, ntabwo ari ibintu wapfa kwiyahuramo, oya, ntabwo ari ibintu wapfa kwiyahuramo, ni ibintu wakora ubizi neza ko urwaye kandi urembye kandi ushaka gukira. Ni kuri channel y'umuryango w'Ishusho TV,
Uyu muti bawita umunkamba uvura n'izindi ndwara harimo amaso arwaye, harimo kurumwa n'inzoka, harimo inzoka zo mu mara, ibisebe bisanzwe, ibisebe by'umufunzo, uburemba bw'abagabo, ibi byose ni indwara zivurwa n'uyu muti nzabaganirizaho imwe kuri imwe, kuko usanga imwe ivurwa n'amababi, indi ikavurwa n'imizi, ni uko. Ni kuri channel y'umuryango w'Ishusho TV aho tuganira, ariko byose nkakubwira ngo nyabuna uzajye ukoresha uyu muti wo kwa muganga wamaze gukomfirima, w'ibyatsi wamaze gukomfirima ngo iyi ndwara niyo ndwaye. Kujyaho ugafata uyu muti, ibibabi by'umunkamba ukabitogosa ukanywa iminsi 7 ukamara utari sure ngo wabitekereje wabyiyumvishije, ntiwagiye ngo gukorere ultrasound, ntiwagiye ngo bagucize echography ba making sure ko ari kyste ovarienne urwaye, ntabwo ari ikintu cyiza cyo gukora. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo rero wamaze kumenya ko urwaye, kwa muganga ikintu baguha nta kindi, baguha utunini tudukaruma ubwo buribwe, bikazikiza cyangwa se bikazagera aho bakoborja kuzibaga iyo zabaye nini cyane zikagenda zikangana nk'ibibyimba barazibaga. Rero iyo hajemo iki kintu cyo kubaga niho umuntu atinyamo akavuga ngo why not ntakoresha umunkamba, why not ntakoresha uyu muti, nkafata umukamato w'amababi mashya, hanyuma narangiza nkawuteka nkawunywa, narangiza ukohereza mu gitsina ikirahure cy'uwo muti uhoze, wawunywera akazuyaze, noneho wowe ukohereza muri sex. Ni nko kwiyina, abazi kwiyina murabizi, ariko ubizi ko urwaye. Pay attention, ikintu cyo gushyira muri sex ntabwo ari ikintu upfa gushyiramo kubera ko ushobora gushyiramo ibintu bya overdose, kwiyuka, ibintu utazi ugashiduka biri kwangiza pH, I mean amabacteri aba muri sex agomba kuharinda, ugasanga uri kwiyangiriza. Ni kuri channel y'umuryango rero Shusho TV, kandi wumva aka kantu uwurwaye ukabona ubwo buryo bwo kuwushyiramo bitashoboka, ushobora no kuwiyuka cyangwa se ukawicaramo, ugashyushya amazi menshi yayo akaba akazuyaze, ukicara mu base wambaye hasi uko wavutse, ukiyuka uwo mwuka ukazamuka, kuko kuwinama imbere nanjye naba njye nibwo nabyumva, ntabwo njya mbeshya. Ibyo byo kwinama kera turabizi, n'abana natwe turi kubyara ubu muri farumasi barakagira umwana aho abura uko yituma ukamwina mu kibuno, ugashyiramo utuzi tw'akazuyaze, twashyizemo umuti nyirabasaya n'utundi dutandukanye akituma. Ariko ibintu byo kwinama imbere uri n'umuntu mukuru ni ubwa mbere mbyumvishe, mbibonye muri iki gitabo, mbibajijwe n'uwo mumama kuko igitabo nanjye ndi kugisoma, mba naje kubagira inama, ntabwo ari ukubaroha, kuko iyo byanditse ni uko biba bikora koko, ariko nawe ubikoresha making sure ko ugiye kubikoresha kuko urwaye koko, apana gupfa kubikora, apana gupfa kurohoyo. Wowe urwaye jya kwa muganga ukomfirime, niba guha imiti ukabona ntiri kugukiza, shaka igiti cyitwa umunkamba, hanyuma unywe, winame, kwinama nutabishobora wicaremo mu mazi mu base ariko ari akazuyaze bitagutwika, wicaremo, hanyuma uwo mwuka wawe uzamuke ugere kuri ka kantu kimene, ukire batiriwe bigera kuri etape yo kubaga. Ibintu bizamo na etape yo kubaga biba ari danger, ibintu bizamo na etape yo kubaga biba ari danger. Ni kuri channel y'umuryango w'Ishusho TV, nzajya nza twigane tuganire kuri ibi bitabo birimo imiti yabafasha umunsi ku wundi. Imana ibarinde kandi bakunde, muhahe muronke. Kyste ovarienne wa mubyeyi we wabimbajije, nizere ko wakoze subscribe ukaba wagarutse kureba ikiganiro nkukore. Iki kiganiro nkikoze ku bwawe, nkikoze amasaha ari kwira, ariko ndavuga ngo uyu munsi ndarara ngishyizeho kugira ngo mbasubize. Nawe ufite ikindi kibazo mbwira, hano harimo igitabo kirimo imiti myinshi cyane, myinshi cyane tugomba kuganiraho uko wakivura, ariko ukamakinga sure ko wagiye kwa muganga uri kwivura ibyo uzi. Ntabwo ushobora gukora ku nda yo hasi ngo utuvuga ngo ubwo ndwaye kyste ovarienne ngo nibyo, ubwo nkambwiye ko mbabara mu kiziba cy'inda ngo ubwo ngo nibyo ngo ndwaye kyste, ujye kwivura kandi wenda warasamye, kuko abantu basamye barabizi, hari igihe ubabara mu kiziba cy'inda n'ibindi bigiye bitandukanye. Imana ibarinde rero kandi bakunde. Ni kuri channel y'umuryango aho tuganira ibiganiro by'ubuzima twifashishije imiti gakondo cyangwa se imiti y'ibyatsi yanditse. Hanyuma kandi nkwibutsa ko pay attention, mbere yo gukoresha imiti banza ujye kwa muganga wivura ibyo uzi ko urwaye, apana ibyo wowe ukeka, apana ibyo wowe witekereza. Imana ibarinde rero bakunde, wibuke gukora subscribe. Bye bye.